turabasuhuje mwese abakurikiye ijwi ry'icyizere. Turi muri cya kiganiro ruhura umutima. Ruhura umutima ni ikiganiro mumenyereye, ni ikiganiro gisanzwe n'ubundi dukora. Rero ni ikiganiro tujya kureba umuntu cyangwa se tuganira n'umuntu akaduha ubuhamya bwe cyangwa se inkuru ye zidasanzwe. Tuba turi kuganira ku nkuru zidasanzwe. Rero namwe mwese tubahaye ikaze, abadukurikirana, abatanga komenti ndetse na share ndetse na subscribe. Rero turabashimiye ko dukomeje kubana umunsi ku wundi, muraba agaciro kuri twe. Rero turi kumwe n'umukecuru agiye kubibwira, abahe inkuru ye, abahe ubuhamya bwe. Murabona ko hano twaje ni mu rugo iwe, kugira ngo mu by'ukuri tubereke ishusho y'ukuntu umukecuru abayeho. Agiye kutwibwira, atubwire inkuru ye, atubwire ubuhamya bwe, kandi ndizera ko mumuteka amatwi. Turakwakiriye mukecuru. Murakoze cyane. Nitwa Mukankuranga Consolata, mvuka Gitarama. Mama yatubwiye turi abana 12. Ngiye usigaye njyenyine, sigara ndi n'ikimuga, ari akaguru akaboko kose naramugaye. Yego. Ubwo rero nkaba nari nubatse ku Gisozi, mu mudugudu wa Kanyinya, akagari ka Ruhango. Yego. Ubwo hari umugabo wari utuye haruguru y'iwanjye, bamwita Munyanshongore Garasiyani. Yego. Acukura ikinogo cy'amazi hejuru y'igikuta cy'amabuye kirekire cyane. Acukura amazi haruguru y'icyo gikuta cy'amabuye. N'igihe cya 3:00 kiramanuka kinyicira abana banjye 3. Yego. Harimo n'umukazana. Usigaye nawe cyafashe ahagaze muri saro, cyaramushengaguye ku buryo atabasha no gutera injerekani y'amazi. Nawe se hagati aho watubwiye ko mu rugo iwanyu uvuka Igitarama. Ese byaje kugenda bite kugira ngo wisange mu mujyi wa Kigali? Uraduha ishusho n'ukuntu byagenze kugira ngo wisange inahangaha, wisange mu mujyi wa Kigali. Ese mu by'ukuri byagenze gute? Uraduha ubuhamya, uratunyuriramo kugira ngo twumve. Birumvikana wagize ibyago, wihangane. Ariko se mbere y'uko ibyo biba, byagenze bite kugira ngo wisange inaha? Ese wari ubayeho mu buzima bumeze gute? Ibyo uraduha ishusho y'uburyo wari ubaye. Kugira ngo ngere inaha, naje mpasanga mukuru wanjye ufite imyaka 15. Yari yagiye kubyara ubwa mbere. Ubwo rero nakomeje kujya musura cyane. Binda naho mbona n'umugabo wanjye ndashaka. Nyuma yo kuhashaka ntabwo nigeze mbaho nabi. Nabayeho neza pe. Nabayeho neza ku buryo nari mfite imiryango 7 nkodesha muri amafaranga. Nta kintu nari mbaye, nta nubwo nari nzi guteka ikiro cy'umuceri. Tekaga umufuka w'amakara, ikintu cyose nari mwize neza pe. Hanyuma ibyo birabaye, ese byagenze bite kugira ngo ugire ubumuga bw'akaguru ndetse n'akaboko? Yego, mbere mu ntambara nyine muri Jenoside. Yego. Umuntu baraduhubukanye, twari na benshi, twari 5. Yego. Baraduhubukana, bamwe barabica bavaho, noneho njye barakubita umva ko nanjye napfuye. Nguma aho ngaho, naje kuhatoragurwa n'abantu bavuga ngo n'ibyitso. Ihangane. Ubwo banjyana ahantu baramvura, ariko nakize n'ubundi naragagaye. Ntakibasha guhina akaguru, ntakibasha guhina akaboko neza. Ibyo ndabigumana. Nuko ari ibibazo byansonga, n'ubundi nari mbirwaye igihe kinini. Nk'uko mubibona, nk'uko mwayibonye, mukecuru nta hantu ho kubagira. Iyi nzu ni chambrette, twebwe twagezemo imbere, arakodesha, ariko nyine abayeho mu buzima bukakaye bukomeye. Nk'uko mubibona ni ikimuga, nta kintu na kimwe ashobora gukora, nta karimo mu by'ukuri ashobora kwikorera. Rero
aba muri iyi shamburete muri kano kazu mwabibonye ateka ku nkwi. Ni ubuzima bukomeye, ni ubuzima bwo gupfundikanya. Hanyuma bigenda gute kugira ngo urye? kugira ngo ndye mfite umwana w'umuyede, iyo yabonye ikiraka ndarya. Hanyuma se nyuma mbere yaho gatoya uko watubwiye ko wagize ibyago kandi turakwihanganishije, watubwiye ko hari umukingo wagwiriye umuryango wawe, iyo shusho yari imeze gute uri muri ibyo bibazo? Duha ishusho, byari bimeze bite mu by'ukuri? Kuko ntabwo ari ikintu cyoroshye kugira ngo upfushe abantu batatu icyarimwe ndetse n'umukazana wawe. Ese iyo shusho yari imeze gute? Ibyo bibazo byose wabashije kubyikuramo gute? Ese iyo ubitekerejeho cyangwa se wumva mu by'ukuri ni iki kintu gihita kiza mu mutwe wawe? Ni agahinda kanini cyane. Iyo shusho rero nagiye kumva numva biraguye, kuko babaga mu nzu yo mu gikari. Numva biguye ndebye, umwe abaraborozo byafashe igice cya hano gutya kugeza ku maguru. Numva araboroze kuko hari hatumutse n'ibivumbi byinshi cyane, n'abaturage barahurura. ndavuga nti mana ibi bintu ntibabimpaye, abana banjye barashize. Ubwo baracukura, mbona uwo nguwo wavuyemo bamushyira ahantu baramuturisha. Kanya barambwira ngo intumbi imwe irabonetse. Urumva ntabwo yari ngiye, nari nabaye igishushumbwe n'Imana yari yihagarariye. Mba nshatse ibintu mbasasira, bati iya kabiri irabonetse, nshaka ibintu mbasasira, barambika. Iya gatatu irabonetse, wa wundi rero nawe cyari cyaguriye bararangiye. Abaretse guhumeka bazana ambulance, batugeze Kacyiru baratwanga, tubakomeza Kibagabaga. Kibagabaga twaraharaye, igitondo polisi iraza nka saa yine tujyana CHK. CHK naho twaraharaye, buracya nka saa 8. Burashya niho baje kudutwara ngo tujye gushyingura. Tujya gushyingura Nyamirambo. Tuvuye Nyamirambo, bamwe ngo nge navuze ntese wa mwana we urihangana tugende dutahe. Nta nubwo naneze ko ubwo batubuje kujyayo. Batujyana Remera, Kimironko. Batujyana ku Kimironko, badushyira mu nzu nini cyane, ko no kwa mukazana wanjye bari batabaye kandi bavaga Nyagatare. Ubwo badushyira mu nzu nini cyane tuyibamo. Cyakoze nabo ndabashimira, baradufashije ku bukeye ko haraye. Umurenge waho watuzaniye ibiryo, amakara, amata, ibintu byinshi barabituzaniye pe. Nabwo rero hashize ukwezi n'igice, baratubwira bati rero twabafashaga kugira ngo tubazane hano, twabafashaga kugira ngo mubone uko mushyingura abanyu, mugomba kutuvira mu nzu. Ubwo ngubwo batubwiye ko tugomba kubavira mu nzu, tuti nibyo. Ku bukeye nibwo baduhamagaye ko batangiye kuhasenya. Ubwo twagiyeyo dusanga ari imiryango bajyanye, ari amabati bajyanye, nta kintu badusigiye rwose. Basanze n'ibyo twakagurishije twasanze babijyanye. Baduhaye amafaranga 90, ubundi barahasenya. Ubwo muri 90 twagiye gukodesha, bene n'utundi tuntu twari iruhande twari tubitse tw'udufaranga. Naje gukodesha inzu ya 50. Rero ndavuga nti inzu ya 50 ntabwo ari byo, ahubwo reka nkabyo tujya mu ya 40, tujya mu ya 40. N'utwo nari ntoraguye mbonye abantu bayimpaye cyane, nadukuye Kimironko ku Gisozi, nabonye ari we wangiriye neza. Ubwo twe tunakoye Kimironko, nakodeshaga hariya kuri 40. Bancunga ngiye guhaha kwa Minani, bahabonye ngiye guhaha kwa Minani, ngarutse nsanga abantu haye matora
nsanga bantwaye imyenda Oh. baranyiba baranyemeza naho Yo. ubwo ndahava njya ahantu muri Kadigi ngo hitwa muri Kadigi mu nzu ya 40 mageze hambere habi cyane haba abantu bapfuye amaso kubera inzoga Yo. abasinzi babi aratambuka saa 12 umuntu akagukubita igitugu ni ukuri nayatayemo mutanzamuka nizira hano ariko hano hari amahoro pe umuntu arimenya ariko kumva ko wisanzuye wese akansuhuza niyicariye aho nta kibazo ntagiriye. Hanyuma ugize ibyo byago upfusha abana upfusha umukazana, ese wari ufite abana bangahe? Ese abasigaye ni bangahe? Ese mu by'ukuri ubu ngubu umuryango ufite wawe ugomba kumenyera ubuzima bwawo bwa buri munsi, ni umuryango ungana gute? Ni abantu 6. Abantu 6 niba umenya kandi nawe ntushoboye gukora abo bantu 6 ni abana bawe? Dusobanurira. Ni abana 2 n'abuzukuru. Ubwo ni abuzukuru bangahe? 3. Ubwo ni abuzukuru 3 n'abana bawe 2 nawe ubwawe. Ubwo ni ukuvuga ngo muri umuryango w'abantu 6 mu mujyi wa Kigali mukodesha, mukeneye kurya buri munsi, mubigenza gute? Kuvuga ngo iyo tubona bibonetse turarya, Imana ijya ibikora. Nkagira wenda n'uwo muhungu wanjye yaba yabonye 500 nkaba namanuka hepfo haba ibijumba by'imifungo nkabigura. Ubwo urumva iyo byageze aho ngaho ntabwo uba ushaka ibishyimbo cyangwa icyayi, nkabiteka bakarya, nuko tubaho kandi tukishima cyane. Ntabwo ndi umubyeyi ukunda kurakara, nicara nkavugana n'abantu kuko burya kurakara bituma n'ubwonko butokorwa, nkanjye wababaye cyane nanasara. Ubwo rero nifuza ko mbese ntagomba kubabara nka buriya cyagiye tuganira, naryamye neza numva nduhutse, numva nishimye cyane. Umuntu akubonye abo abona ko ntabwo ukuze, ariko nanone ubigendeye wumvise ibibazo wagiye unyuramo ndetse na n'ubu ngubu ubuzima bukomeje kandi bunakomeye, ni iki kintu kijya kigufasha nko kumva ko ibyo ari byo byose nubwo ufite ibibazo ugomba gukomeza kubaho? Ni iki kintu kigufasha? Ubundi Imana iramfasha kandi nkumva pfuye nk'abo bana banjye bataragera aho bagera, nabyo bintera gukomera. Avuga nti Imana akomeza ndengere, wenda mare 2 natwe tube twigira hejuru. Nkabisaba Imana nkomeze mbe mpumekaho 2 wenda nabo bigire hejuru. Ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe ufite wo hirya ushobora kuvuga ngo reka ngire gutya, reka ngire gutya. Umukecuru nta kintu afite. Ndimwe nawe oya. Hanyuma aba bana, ababuzukuru bawe, ese bajya bakakubaza ibibazo, bakakwicaza bakakubaza uko byagenze? Ese iyo batabona ababyeyi babo muri make ntabwo babitinda, bazi ko umubyeyi ari njyewe. Ibyo ntibabitinda, gusa ikintu bakunda kumbaza cyane ni ishuri. Nyuma abandi bagiye ntabwo biga? Oya, ntabwo biga, nabuze inifomu. Ni ukuvuga ngo wabuze iniforume zo kugira ngo bajye ku ishuri? Ntabwo biga, babaha. Bafite imyaka ingahe? Duha ishusho y'ukuntu bangana. Uyu mukuru agize imyaka 8, imyaka 9. Umutoya afite 7. Yego. Nk'uko rero mu byumva umukecuru ari kutubwira, hari abana 3 b'abuzukuru be basigiwe n'abo banyakwigendera. Ni abana bakeneye ishuri, ni abana bakeneye kwiga, ni abana bakeneye ubutabazi. Nk'uko yabidusobanuye namwe nuko mubireba, nta hantu ho kuba afite, nta cyo kurya agira, mbese mu by'ukuri nta kintu na kimwe. Kandi nk'uko mwabyumvise, aba bana, abo buzukuru be bajya bamusaba kujya ku ishuri, kandi mu by'ukuri nk'uko mubibona, nk'uko mwabibonye, nta bushobozi umukecuru afite bwo kuvuga ngo yajyana abana ku ishuri. Rero umukecuru turakomeje, ese
iyo utekereje ubuzima, iyo utekereje ibibazo uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, utekereza gute? ndiheba ariko nageza nkumva nagomba kwiheba cyane kuko tukimara no gupfa aho nari ntuye nagerageje no kunywa ibinini muganga yari yampaye ushaka kwiyahura. kuko akaguru kari kabyimbye kubera no kuba nari ndi kwa muganga, amaguru yari yabyimbye, ndavuga bari bambwiye ko ngomba kunywa ibinini 4 ku munsi. kandi ndavuga ntese kuri yayo ubu maze iki koko, abana banjye inzara yabishe ntayahe nkwereke bya binini nabifashe byose ndamira ariko ntambaye kandi abaho abantu bapfuye nta burabe. aha ntiwareka nambare koko, ndambara amakabutura ndihambira ndabinywa ndasinzira, utarageza ku munsi ntahaye. bigejeje saa 4 niho abana bambyukije, mama ko atajya aryama akakageni bigejeje ahangaha yabaye iki, asukaho amazi reka da, ariko amazi yaje kunaga mu kanwa nahise semira nawe akarindwi ngaruka mu buzima. ndavuga nti Mana umbabarire iki cyaha ntabwo nzacyongera, kandi koko ntabwo nzacyongera. birumvikana ubayeho mu buzima bugoye, mu buzima butoroshye, kubera ko muri ubu buzima buriya iyo umuntu adafite icyo kurya ntagire n'aho aba biba bigoye. noneho kandi mwibuke neza ko turi mu mujyi wa Kigali, nk'iyo wabuze uko ubigenza, nk'iyo wabuze hepfo na ruguru, wabuze uko uha abana, uba wumva mu mutima wawe umeze gute? ese abana bakubwira gute? ese mubigenza gute nk'iyo mwabuze ikintu cyo kurya? nyine turababara tukahora. mwese najya kwikopesha ntagira nzayo nzishyura, byaba ari ubuhemu. turababara tukiryamira, naba mfite nk'agafu wenda najugunya niyo kaba k'imyumbati nkaba nateka igikoma cy'imyumbati kiramwiruka. igikoma cy'imyumbati kikagira n'isukari, bagishigisha kikabirwa abana bagasinzira. imyumbati musongamo ubugari, niba gucanza ushobora kugishigisha kikabira, iyo kimaze kubira abana bakakinywa cyane, nkibiraho gutyo gusa kandi ntagonze ntatakiye buri wese. bishatse kuvuga ngo ujya ugira abantu bagusura, nibura ukajya kumva umuntu aragusuye? ntabwo mbona, gusa abaturanyi baransuhuza nuko. ntabwo ngira nawe ikibazo, ndababara nabi, ntabwo ngira nawe ikibazo, sinyantukana sinyangira gute, nta nubwo nyagenda mu ngo z'abandi. muri make ufite ubumuga kandi watewe na jenoside, nk'uko wabidusobanuriye, nk'uko bagukubise, nk'uko byagenze, nk'uko twagiye tubyumva. ese ubwo bumuga bwawe bujya bukugaruka ukajya kwa muganga? ariko ubu ngubu kubera ko nta mitiweli nkigira, ntabwo nkijyayo, nko gushaka ibiconsho n'ibiki byose ngakanda. ni ukuvuga ngo ubu tuvugana nta n'ubwo ufite mituweli? ntayo. mbere nahoze mu cyiciro cya 3 ngituye, rero ntabwo byavamo, nahise mbyihorera. ibyo bibazo cyangwa iyo mpanuka yakubayeho ikagutwara ibyawe byose, mbare ko navuga kuko nibyo, kuko niba impanuka yaragutwaye abana ikagutwara ibyawe wakuragaho amafaranga, urumva wasigaye buri nta kintu na kimwe wasigaranye. ni ukuvuga ngo ibyo bintu bimaze igihe kingana gute bibaye? mu kwa 9 azaba ari imyaka 3. mu kwa 9 ku itariki neza kwa 9. kuva icyo gihe ntabwo urashobora kwishyura mituweli? nigeze kuyishyura rimwe, nababaye cyane. umuhungu wanjye yashakishije ngo farenda ntahaguza, agenda arayishyura. ariko nanone usubiye inyuma, aba bana nta mituweli ndabatangira na rimwe. bivuze ngo na rimwe ntabwo urabatangira mituweli? nk'uko rero mubyumva, murumva mukecuru
afite mu by'ukuri igikomere cyo ku mutima ndetse n'imitekerereze ye, murumva ko bigoranye, hanyuma kandi agakubitiraho n'ubumuga, kandi akaba agomba gutunga ababuzukuru biwe nk'uko mubyumva. Kandi ikindi kandi abana bakaba bakeneye no kujya ku ishuri, bakaba bakeneye kurya, bakaba bakeneye imyambaro, bakaba bakeneye inkweto zo kujya ku ishuri, bakaba bakeneye ibintu byose. Murumva rero ni ikibazo, kandi mukecuru nta hantu ho kuba afite, kandi nta muntu n'umwe yavuga ngo yishingikirijeho uretse kwizera akabona umuntu runaka aramusuye, cyangwa se mu by'ukuri murumva ko ari ubuzima bukomeye 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 kandi bukomeye cyane. Rero turacyari kumwe n'ubundi, aracyakomeza tuganiriza, aracyakomeza duha ubuhamya bwe. Mukecuru se, mbere y'uko wenda umugabo wawe yitaba Imana, utaraba umupfakazi cyangwa utarahura n'ibyo bibazo byakugwiririye, mbere yaho wari ubaye gute, wari umeze gute? Duha ishusho muri rusange. nari meze neza, nta kibazo nari mfite. nari meze neza, urumva ko nari mfite amazu ampa amafaranga, n'abana banjye bagakora, n'umugabo wanjye agakora, ntabwo nari meze nabi nk'uko. Ni ukuvuga ngo mukecuru urumva yabuze umugabo we yitabye Imana, ndetse ahura n'ibyo bibazo byose nk'uko mwabyumvise, nk'uko yagiye abibasobanurira. Ntabwo rero ari ibintu byoroshye. Hanyuma wigeze kutubwira ko bigeze bakwiba. Ese ibyo bintu bakwibye ni iki? Ese kugeza na n'uno munsi ibyo bintu warabibonye? Duha ishusho mbese, ese bakwibye iki? Ese ibyo bintu warabibonye? Duha ishusho y'ibyo bintu. Banyibye matora, banyiba imyenda ndetse n'inkweto. Yego. Nagiye kubibwira umudugudu uwo mwanya, ni umudugudu wacu. Yego. Nagiye kubimubwira, burya nari ntuye haruguru yiwe. Yego. Nagiye kubimubwira, ubwo naramubwiraga ngo umuntu uri buhitane ibintu nijoro, kuko matora aba ari nini. Yego. Umuntu uri buhitane abwire bariya abahungu be b'abanyirondo babe bantagatangira. Yego. Ntacyo byafashe nyine, ntayo nabonye. Nk'uko mubyumva, bivuze ngo kugeza ubu mu by'ukuri nta n'ahantu ufite heza, nta matora ufite yo kuraraho. ntayo naho ugende wirebera. Ntabwo byoroshye. None se mukecuru arakuki? Ariko kamatora gatoya ka mafuti nako umuntu yampaye bamaze kunyura kwaho. Ndi kareba hariya. Ukomeze kwihangana. Rero murumva ko mukecuru ntabwo yorohewe, ari mu buzima bukomeye kandi bukakaye. Ntabwo ari ibintu bimworoheye nawe, kuko no mu maso ye ubona ko ari ibintu asobanura mu buryo, kandi nyine mu buryo buri muntu wese ashobora kumwumva. Kandi urabona ko akomeje kugira umutima wo kwihangana, akomeje gutwaza, akomeje kubaho. Ntabwo yaheranywe n'agahinda, urabona ko agikomeje kubaho, agikomeje ubuzima, nubwo ari ubuzima butoroshye, ariko urabona ko agikomeje kubaho ndetse no gukomeza kwihanganira ubuzima arimo kugeza kuri uyu munsi wa none. Hanyuma mukecuru, ni iki kintu hagize nk'ikintu wenda runaka, cyangwa se nk'ikintu wavuga ushobora kubwira nk'umuntu, kuko hari abantu benshi cyane baba bafite inkuru nk'iyawe, hari abantu benshi cyane baba bakeneye guhumurizwa, kuko nubwo ibyo bintu byose byakubayeho, ariko mu by'ukuri hari abandi bantu benshi babayeho mu buzima bubi, babayeho mu buzima nabo ubwabo bisanzemo batazi uko bwahinduka. Mu by'ukuri iyi nkuru yawe, cyangwa se kumuganiriza gutya nk'umuntu uri mu buzima nk'ubwo ubayemo, ni iki kintu wamubwira? Ntamubwira ko yasenga, ibindi akabiharira Nyagasani, nta kundi. N'Imana irafasha. Ujya ugira icyizere cy'ubuzima? Kuva ntabwo ibinini simpe nahise nizera ko ngomba kubaho. Iyo utekereje mu buzima buri imbere, cyangwa se
nk'iyo utekereje amasaziro yawe wumva ameze gute? mbona ari mabi. none se ubu naba ndi hano koko nkavuga ngo nzasaza neza, kereka Imana yo mu ijuru kereka nintabarwa, ariko nshobora gutabarwa pe. mpamya ko hari igihe nimba nkiriho wenda nzatabarwa. nabundi amasaziro yanjye ni Imana iyazi. ni iki kintu wumva cyangwa se ni irihe jambo wumva ufite ku mutima wabwira abuzukuru bawe? gusa ikintu kijya kimbabaza cyane nkagisiga no mu mashengesho buri munsi, nuko nabona homba nkava muri iyi shamburete, niyo napfa narayivuyemo mvuga nti byibura abana banjye bafite aho baryama, nakumva nezerewe cyane. murumva ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye kuba umuntu yari afite ahantu aba kandi akaba afite n'amazu anakodesha. urumva iyo ufite ibyo bintu ntabwo ubuzima buba bukomeye. rero nko mu byifuzo bye cyangwa nko mu bintu yumva mu by'ukuri ashyira imbere ni uko abana abuzukuru be biga cyangwa se akabona n'aho kuba. mu by'ukuri nicyo kintu kimuhangayikishije, kimuraje inshinga cyane. niyo mbitekereje sinsinzira. ntabwo usinzira? nk'ubu iyo turyamye muri iyi nzu mbega icyunzwe tuba tuyuzuye, akari hariya kandi hariya, udusafuriya hariya, gutambuka ni ugusesera gutya. nanjye w'igicumba hose nirirwa nabyuka, ndyamira rimwe ndabanza nkajya kunyara nkahita nyara nkaryamira rimwe, ishwi nkihangana paka mu gitondo. ariko nyine umuntu yumvise ukuntu ari shambure tubamo, ukaba ubanamo n'uwo muryango kandi ibikoresho ibyo ari byo byose ntibishobora kurara hanze, ubwo ni ukuvuga ngo uba ugomba kwanura ibikoresho mukararana mu nzu nabyo, hanyuma bwacya mu gitondo mugasohora. ni ubuzima bukakaye, ni ubuzima butoroshye, ni ubuzima mu by'ukuri umuntu wese adashobora kwifuriza undi bwo kubamo. hanyuma ubyutse ugasanga ibintu bimeze neza, ugasanga wahinduriwe ubuzima, ni iki kintu wakora? gutera rero inshuro 10 nyayihereza icyubahiro ikwiye yewe hose. sinzi ukuntu byagenda, ubu n'akaguru banza kakira nabanza nkabyinira Imana rwose. ibyishimo nagira ntabwo sinzi, nta kwishima cyane. utekereza ute cyangwa wumva gute ku bantu baba babayeho mu buzima butari bwiza kandi bagakomeza babwitotombera badategereje wenda ko hari ikintu Imana ishobora gukora? ni iki kintu wababwira? nibiringire, cyambere no kwizera kandi ugakomeza umutwe, wigira umusasi. ugakomeza umutwe, ntiwigira umusazi ngo ugende mbuga muri bafunguriye usabiriza aho ubonye hose. ni umwanda. bagomba kwihangana, icyo babonye bakarya icyo, bakiringira ko Imana itabara, kandi iratabara. iratabara pe. ubwo ni bwo buhamya naba. hari igihe uba wumva wihebye nta hirya nta hino, ukavuga uti rwose niba iri joro rikeye ejo ntirizacya, niba rikeye noneho ntibwira, ariko ukabona ikoze ibishoboka byose, iciye mu nzira abandi batanyuramo, ikabicisha mu zindi nzira, ukabona ubonye uko bigenza. icyo gihe n'Imana iba ibikoze. rero ni ukuvuga ngo nababwira ko bagomba kwihangana. mwihorere nk'uko mubibona rero, aka ni akuzukuru ka mukecuru, ni gatoya, ni akafite gatoya, karagiye, ni agakubaganye, ariko murabyihanganira. rero turacyari muri cya kiganiro cyacu n'ubundi. nk'uko mubibona, murabona aka kana mu by'ukuri gakeneye ibintu byinshi, gakeneye kwiga, gakeneye kurya, gakeneye gukura, kandi mu by'ukuri mukecuru ntabwo yigeze abigiramo uruhare kugira ngo aka kana kabe imfubyi, gasigare, mukecuru agasigarane. hanyuma tukiri mu kiganiro, reka dushimire mukecuru kubera ko yaragerageje mu buzima bwe butoroshye habe na gato. yari afite inshingano zo gufata aba bana akabaha
abandi bantu cyangwa se agashaka ukundi kuntu abigenza cyangwa se akanabata, ariko reka tumushimire ubutwari yagize bwo kwizirikana n'abana, kandi nawe ubwe abona ko ubuzima busa naho burangiye, kuko urumva kiriya gihe ntabwo wari ufite icyizere cyo kubaho, wabonaga yuko ibintu byose birangiye, mbese nta cyizere cy'ubuzima wari ufite. Hanyuma rero reka tumushimire, reka ntekereze ko wenda ikiganiro cyacu twagisoreza hano, hanyuma kandi tukubwira ngo turagukunda, ukomeze utwaze, ukomeze wiyiteho, ukomeze ubeho, hanyuma hari igihe wenda Imana ishobora kuzahindura amateka, kubera ko ntawe umenya ikiri inyuma, umuntu amenya ahahise he ariko ntabwo amenya ese imbere hameze gute. Hanyuma rero turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ni iki kintu wabwira abantu, ni iki kintu wabwira abagukurikiye, ni iki kintu wumva ufite ku mutima ushobora kubwira umuntu, ese ni iki wumva abantu bagufasha muri rusange? Duha ishusho rwose, winigure, uvuga ikintu wumva kikuri ku mutima, wumva ese ni iki abantu bamfasha. Nashima rwose abantu bamfasha, nkumva nezerewe, nuko nambura aho ndyama, mbonye aho ndyama n'ibindi Imana yabikora, ariko icya mbere mpangayikishijwe n'aho naryama. Ahantu naryama rwose harambabaje cyane, harampangayikishije, niyo nicuye sinongera gusinzira. Mbonye aho ndyama rwose, ubwo bufasha bwaba ari bwiza cyane, baba bampumurije bitoroshye. Nk'uko wabivuze, hafi aha ngaha hari ishuri wenda rya leta ushobora kujyanamo umwana, kuko amashuri ya leta yo ntekereza ko adahenze cyane. Wasobanuye ko wenda wabuze iniforume z'aba bana. Aba bana ugereranije amafaranga y'iniforume zabo angana gute? Ese bafite inkweto zo kwambara? Birumvikana ntazo. Ugereranije iniforume zabo ni zingahe? Ese warabashije wenda wumva iniforume amafaranga yatwara? Bambwiye ko imwe ari 7,000. Aha ruguru umuntu ntora, narabashije bambwira ko iniforume imwe ari 7. Urumva muri 7 abana 2, ubwo ni 21,000 harimo ibya siporo. Oya, ubwo ni ukuvuga ngo kubera ko umwana umwe ni 7,000, ubwo ni 21,000, abana 3 harimo n'iya siporo, ubwo ni 42,000. Murumva kugira ngo umukecuru ajyane abana ku ishuri arasabwa nibura 42,000 kugira ngo abone iniforume z'abana ndetse n'amakayi, birumvikana kuko ntayo yabona, hanyuma kandi n'inkweto zo kujyana ku ishuri kugira ngo abana b'uyu mukecuru babashe kugera ku ishuri. Rero turabashimiye mwese abari badukurikiye, n'ubundi turacyari kumwe, kandi n'ubundi tuzagaruka turebe ese bimeze bite, n'ubundi tuzagaruka kugusura. Rero turabashimiye mwese abari badukurikiye, abari baduteze amatwi, mukomeze mukande subscribe, mukomeze muduhe comment kugira ngo turebe icyahinduka muri ubu buzima. Rero nta kindi twebwe tuba tugamije kureba ba bantu bababaye, ba bantu bari mu buzima bukomeye, tukagira icyo twabakoreraho ubuvugizi kugira ngo babashe kugera aho bagera. Turabashimiye rero mwese, mukomeze mugubwe neza, Nyagasani akomeze abarinde. Murakoze cyane.